bivugira mu migani iyo ari igihe Imana imbwiye ngo mbyerure nderura ariko uyu munsi wa none Uwiteka yambwiye ngo nimbwire abatuye isi yose ngo wasiwe impande enye z'isi zigiye guterwa n'imiyaga 10 sinzi niba waduha uburenganzira tugatangira tuvuga no kuyo miyaga nta kibazo kwizera ukakongera gukunda bene data gukunda nabyo ntibirangira aho ngaho ukagira kwirinda ukagira kwihangana mu byo ucamo mu ntambara ucamo mu makuba ucamo mu bikugoye mu bikuruhije izi ni inkingi zigeze kuri 7 Imana ambwiye ngo nimbwire umukristo uri kunyumva uru rwandiko terwa no kwiheba kandi uku kwiheba kuri mu bantu uyu muyaga ugiye guterwa nuko abantu bagiye kubura imibereho mu buryo bw'iterana kandi tukaba maso ntiducogore kandi tukegera Imana kuko mpagaze hano nk'umuhanuzi w'Imana Imana yahamagaye kugira ngo nongere mbwire abantu batuye isi undi muyaga wa 6 Imana yarambwiye ngo nuko iki gihe turimo ngo ubwenge bw'isi akomeje akazi ke kuko yahawe izindi ngabo zikomeye uyu bwenge bw'isi Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV reka tubasuhuze nshuti bakunzi b'Irembo Ryera TV tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye no kuvuga bari hirya no hino ku isi ariko kandi mwamaze kugaragara ko muri nshuti zacu za kadasohoka wowe rero unaniwe cyangwa se ucitse intege wibaza icyakurikira ikindi nagira ngo nkubwire ko nkuzaniye itangazo ry'ihumure rikivuga ko ibintu bigishoboka ibintu biracyemera amahirwe yawe ntararangira Imana iracyayafite kongera rero ugakomera ni imwe mu ntambwe iri buze gutuma ugera ku bintu bikomeye ariko kandi ndanakwifuriza nyine ko uyu mwaka ari uyu turimo ari n'undi uzakubera umwaka mushya muhire turi kumwe na Prophet akitwa Rukundo Ruprofete ariko kandi akaba ari n'umuhanuzi nyine birumvikana reka abanze abasuhuze kugira ngo tubanze kwinjira muri cya kiganiro imboni y'umuhanuzi ariko yabanje kwivuga murakoze cyane amazina nitwa Rukundo Emmanuel ariko izina nzwi cyane ku by'umurimo w'Imana dukora ari Prophet Rukundo ndi umugabo ndubatse ndashima Imana kuko yongeye kutugira icyizere tukagaruka hano ku Irembo Ryera TV yego Rukundo ukaba Prophet Imana yaraguhamagaye ukuri yaraduhamagaye tuguhaye ikaze mu kiganiro imboni y'umuhanuzi aho tuvuga aho umuhanuzi aba abona ibintu akabikurura akabyegereza abantu kugira ngo barusheho kumva Imana mu buryo budasanzwe yego ndagira ngo rero mbere ko twinjira mu kiganiro ubanze utumurikira Imana nta kibazo data wa twese uri mu ijuru usanzwe utwumva tugize amahirwe yo kuvuga gukomera kwawe nyemerera ubutumwa tugiye gutambutsa hano ku Irembo Ryera TV bugira agaciro bugira imbaraga umuntu wese ugiye kubwumva ari hatandukanye umutima we ubashe kugubwa neza kandi abashe kumenya no gusobanukirwa icyo udushakaho tubisinze tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti amen 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 yego umeze ute se ndaho ndashima Imana ndabona Imana ikomeje kundinda ndindana n'umuryango wanjye mbega ndamahoro uri amahoro cyane n'ukuri umeze neza yameze neza ujya utera akajisho mu binyamakuru bisanzwe iyo mbonye umwanya ndabikora ndeba ku bindi binyamakuru ubu nayahe makuru agezweho mw'iki gihe amakuru agezweho biraterwa n'icyo umuntu akunda ariko ngiye amakuru agezweho n'ay'Imana yampaye kugira ngo nzane hano niyo nzanye rero kandi numva nkumbuza abantu kugira ngo babashe kudukurikira yego yego rero tudatinze turi mu kiganiro imboni y'umuhanuzi n'abadukurikiye barimo baratwumva bamaze no kumenyera ku Irembo Ryera uyu munsi utuzaniye uwuhe muzingo
uyu munsi ho ni umunsi mwiza cyane ko tumaze iminsi turi mu masengesho mugenda nisoje amasengesho urukumva ndanasaraye nibwo Imana yampaye yerekwa ry'imiyaga 10 igiye gutera ku mpande enye z'isi. Imiyaga cyangwa n'ibyago 10 bigwiriye isi? Oya, ni imiyaga 10 igiye gutera ku mpande z'isi. Ni imiyaga igiye guhuha 10 kandi gahuhira ku mpande enye z'isi. Ubwo muri make ni ubwoko 10 bw'umuyaga bugiye kwinjira mu mpande enye z'isi. Mpande enye z'isi. Icyo kintu wakibona gute? Cyari giteye ubwoba, wakibona gute mwiyerekwa? Ku bwanjye kuko maze kubyerekwa ni yerekwa ryafasha amasaha 2 nibwo ganashyirwagaho mu cuku bya nijoro. Imana irongera imuburenganzira bwo kongera kugaruka kuri kamera kuko ntabwo njyewe buri gihe cyose ntabwo njya kunda kubuza rimwe na rimwe ndafite amakuru Imana yamaye. Mu gihe rero nandi mu gihe cy'amasengesho nshyizweyo nibwo nagize kugira iyerekwa rifata igihe kirekire kingana amasaha 2. Imana imenyesha message ngiye gutambutsa ndetse ndaza kwisobanura cyane mu buryo bwimbitse. Umuntu uri hirya ndetse na kure anyemereye yongera ashinga agatebe tukongere tugirane ibiganiro twongere twumve amakuru y'Imana yagambiriye ku itorero yagambiriye kumenyesha abantu bari mu rugendo rujya mu ijuru. Nibwo Imana ambwiraga ati noneho rero wongera umenyesha abantu ko isi igiye guterwa n'ubwoko bw'imiyaga 10 kandi izatera ku mpande enye z'isi. Iyo miyaga Imana imenyesha uburyo ngiye kubivugamo hepfo ndetse impa n'amagambo y'Imana y'uburyo ngomba kubimenyesha abantu. Sinzi niba wenda bibaye bisobanutse mu bwo buryo wabimbajijemo ariko ndasa nk'ukumbuza abantu badukurikiye kugira ngo bakomeze babane natwe kuko ndabisobanura. Iyo miyaga 10 igiye gutera ku mpande enye z'isi. Njyewe ntabwo iyi Imana imbwiye imiyaga ntabwo nshaka kubisobanura mu buryo Imana itabimbwiyemo, mbivuga uko Imana yabimbwiye. Iyo ari igihe Imana ishaka kuvugira mu migani mbivugira mu migani, iyo ari igihe Imana imbwiye ngo mbyerure nderura. Ariko uyu munsi wa none Uwiteka yambwiye ngo nimbwira abatuye isi yose ngo wasiwe impande enye z'isi zigiye guterwa n'imiyaga 10. Sinzi niba waduha uburenganzira tugatangira tuvuga no ku iyo miyaga. Nta kibazo. Ahubwo mu gihe wabirebaga wabonaga bimeze bite? Ubwo nabirebaga cyane ko nafashe igihe ndi mu masengesho nibwo Imana yansuraga ariko insura mera nk'umuntu wimuwe kwimurwa kwanjye. Nibwo nagiye kubona mbona umuyaga ariko umuyaga nabonaga ni umuyaga uyu nguyu umuyaga usanzwe ntabwo wari umuyaga wundi, ni umuyaga usanzwe. Imana irambwira ngo itegereze neza. Ubwo nabaga ndi kwitegereza wa muyaga nagiye kubona mbona ugabanyijemo ibyiciro cyangwa pariti, ibyiciro 10. Umuyaga wahuhaga mu mpande mu ruhande rumwe ariko ugabanywamo ibyiciro 10. Buri cyiciro cyari cyanditseho nimero. Imana uko yambwiraga njyewe iyo ngize umugisha nkagira guhishurirwa, iyo mbyutse ndandika muri jenda. Maze kwandika kuko buri muyaga nabonye wari ufite nimero. Maze kwandika nimero nandika buri nimero kugeza ku ya mbere kugeza ku 10. Uwo twaganiraga arambwira ngo none ngiye kubwira icyo bisobanuye ko iyo miyaga 10 igiye gutera ku mpande enye z'isi. Nibwo marayika w'Imana yansuraga arambwira ngo tega amatwi kandi urangize ugende wongere umenyesha abatuye isi iby'iyo miyaga. Umuyaga wa mbere wari wanditseho nimero 1 niko Imana yise imbwira ngo irambwira ngo ni umuyaga usobanuye umwuka w'ikinyoma w'ubuhanuzi. Imana irambwira ngo hagiye kwaduka
umwuka w'ikinyoma wa mbere w'ubuhanuzi. Uwo ni umuyaga wa mbere. Uwo ni umuyaga ugiye kuzenguruka isi, uri kuzenguruka isi, umwuka w'ikinyoma cy'ubuhanuzi. Yego. Ubwo kiraba cyambaye ishusho y'ubuhanuzi ariko ari ikinyoma. Ariko ari ikinyoma kuko Imana imaze kumishura nibwambwiye ngo ugiye guterwamo n'imbaraga, hagiye gutangwamo n'amafaranga menshi, hagiye gutangwaho n'ibiguzi byinshi, ariko kugira ngo uwo muyaga ushyigikirwe nuko Imana yambwiye irangije kumbwira uwo mwuka yahise impana amagambo kugira ngo mburire abantu bagiriwe impano yo guhabwa ubuhanuzi. Imana irambwira ngo nzabasomere muri Ezekiyeli, ni igice cyaho cya 13, ndahera ku murongo wa mbere ndageza ku murongo waho wa 4. Haravuga ngo abahanuzi b'ibinyoma bavugwa, maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, uhanurire abahanuzi ba Isirayeli bahanura, kandi ubwire abajya bahanura ibyo bibwira mu mitima yabo bwa buti, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uko ni kumwami Uwiteka avuga ngo bazabona ishyano babahanuzi b'abapfapfa bakurikiza ibyo bibwira kandi ari ntacyo beretswe. Yewe Isirayeli we, abahanuzi bawe bameze nk'ingunzu zo mu kidaturwa. Ntimurakazamuka ngo mujye mu byuho byo mu rugo rw'inzu ya Isirayeli, habe no kubiziba ngo mubone uko muhagarara mu ntambara ku munsi w'Uwiteka. Uwiteka nibwo yahise ambwira ngo mbwire abantu cyangwa mbwire abatuye isi ko bazabona ishyano, ariko abantu bagerageza cyangwa bahanura Imana itavuze. Uwiteka arambwira ngo nongere mbwira abantu ngo babe maso kandi basenge, kuko umuyaga wa mbere ni umuyaga witwa umwuka w'ikinyoma. Ariko Uwiteka arambwiye ngo ndetse no gukora cyane n'ubu waratangiye, ariko Uwiteka arambwiye ngo ugiye noneho kuzenguruka isi yose. Imana yihitira nambwira ngo nimburire abitwa abahanuzi ngo yemwe bahanuzi bahamagawe n'Imana, mwebwe muyikore mu kwino mwuka, ariko abanyabinyoma bo ngo batangarize ku mugaragaro ko bazabona ishyano. Izina ry'Uwiteka Imana nirihimbazwe cyane. Ku murongo wa 2 habitubwiye cyane, haratubwira ngo nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uku ni kumwami Uwiteka avuga ngo bazabona ishyano babahanuze b'abapfapfa bakurikiza ibyo bibwira kandi ari ntacyo beretswe. Ezekiyeli ibice 15 umuntu agahanura cyangwa umuntu akaza ku social media akavuga ubutumwa atari nta kimana yamweretse. Uwiteka yarambwiye ngo ni ntangaze mbabwire ngo ababikora bazabona ishyano. Undi muyaga wa 2 nuko uwo muyaga wa 2 ufite nimero 2, Imana yarambwiye ngo nuko hagiye kwaduka ngo kumaramo abera imbaraga z'Imana, kumaramo abera imbaraga z'Imana. Uwo ni umugambi w'umuyaga ugiye kwaduka ku mpande enye z'isi. Ni message ya 2. Satani ibyo arabifite, ariko reka se nkubaza n'umuntu dukurikiye, ese mu rugendo rw'ubuzima, mu rugendo rw'umwuka, tekereza uburyo wari waharamagawe, uburyo wakoreraga Imana, uburyo waririmbaga, uburyo wasengaga, ese uracyafite imbaraga nk'izo wari ufite? Nyemerera ntuze kwihagararaho, ufate aka kanya utekereze kuri ubutumwa uri kubyumva, wowe uri kunyumva uri atandukanye, uri kunyumva uri mu bihugu bigiye bitandukanye. Imana ishimwe cyane. Undi muyaga wa 3 Imana yarambwiye ngo no guteza kudahuza abashakanye, kwiyongera ndetse no gusenyuka kw'ingo. Imana yarambwiye ngo mbwira abantu ngo hagiye kuza umuyaga
wa gatatu ugiye gutera ku mpande enye z'isi, gusenyuka kw'ingo ku bashakanye ndetse no kudahuza ku bana n'ababyeyi. Kandi iki reka nse nk'ukivuga cyane gisobanure, abantu bazi ko bafite ingo cyangwa bazi ko bafite abana babo, ndakangurira uyu muntu wese uri kunyumva kujya asengera abana, kujya usengera urugo rwawe, kujya usengera umufasha wawe cyangwa asengera umutware wawe, kuko Satani afite umugambi wo guteza umuyaga ukomeye ku mpande enye z'isi, kongera umubare w'abatandukana, kuko Satani n'abadayimoni bari kureba imihigo bari barahize, barebe ko bayigezeho, bongeye kuzamura ingamba, bongeye kuzamura ubundi buryo bwo kugira ngo bacogoze abagenzi. Uwiteka Imana irongera ambwira ngo nimburire abantu nabwo ko hagiye kuza undi muyaga wa kane wo gukuraho Bibiliya y'inyandiko, hakaza Bibiliya ivuguruye. Imana ambwiye ngo hagiye kuza umuyaga wo gukuraho Bibiliya y'inyandiko yari isanzwe izwi, hakaza icyo bita Bibiliya ivuguruye. Uwo muyaga nawe ugiye gutambuka, ariko Uwiteka arambwira ngo turasabwe kuba maso, tugasenga, tukegera Imana, kuko Imana iradukunda cyane. Gatanu nibwo Imana ambwiye ngo undi muyaga wa gatanu ugiye kuza, ngo ni umuyaga witwa kubateza kwihimbaza aho guhimbaza Imana. Iyi miyaga 10 ndi kubabwira ndagira ngo uyumve witonze, kandi icyatumye Imana ibimbwira nuko yambwiye ngo umuntu wese uri kutuye isi amenye ko iyi miyaga igiye kuzenguruka isi. Umuyaga witwa guteza kwihimbaza, kwihimbaza aho guhimbaza Imana. Birashoboka ko wakoreraga Imana cyangwa abanagana Imana cyangwa uririmbira Imana cyangwa uhimbaza Imana, ariko ikigira agaciro ku muntu uhimbaza Imana ni uguhimbaza Imana wejejwe, ni uguhimbaza Imana ukijijwe, ni uguhimbaza Imana n'umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose. Ariko uyu mwuka ukomeye ufite imbaraga, ndagira ngo mbwire abantu batuye isi, mbwire abadukurikiye bari hirya no hino hatandukanye, ko tugomba gusenga kandi tukaba maso, ntiducogore, kandi tukegera Imana, kuko mpagaze hano nk'umuhanuzi w'Imana. Imana yahamagaye kugira ngo nongere mbwire abantu batuye isi. Undi muyaga wa gatandatu Imana yarambwiye ngo nuko iki gihe turimo ngo ubwenge bw'isi akomeje akazi ke, kuko yahawe izindi ngabo zikomeye. Uyu bwenge bw'isi afite umugambi wo kuzirura ibyaziraga. Ubu tuvugana, abantu bari bakijwe cyangwa abantu bazi Imana, babanaga n'Imana, hari ibizira, hari indangagaciro z'umuntu ufite DNA ya Kristo, z'umuntu ufite Kristo mu buzima bwe. Ariko Imana yarambwiye ngo bwenge bw'isi akomeje akazi ke, kandi yahawe n'izindi ngabo zikomeye. Imana irambwira ngo nimbwira abantu ngo tube maso kandi dusenge. Umuyaga wa karindwi nuko Imana yarambwiye ngo irashaka ko abantu bambara intwaro zo kujya mu ntambara, intambara yo kurwana n'icyaha, kuko hagiye kuza ibyaha by'amayobera, kandi ibyaha bigiye guhabwa intebe. Undi muyaga wa kenda
nuko Imana yambwiye ngo nimbwira abantu ko hagiye gucura umuborogo ku bantu batuye isi. Ariko uko Imana yambwiraga ngo uwo muborogo yarambwiye ngo hari umuti ndetse hari igisubizo cyiza ku bantu bizera Imana. Wowe unkurikiye unyemerere ntuze gusoza tudarangije ubutumwa, kuko Imana yambwiye ikigomba gukorwa muri iyo miyaga 10 igisubizo cy'icyo abantu bakwiye gukora. 10 Imana yarambwiye ngo nuko ngo guhamya Kristo cyangwa guhamya Imana abantu bamwe bagiye kubitinya kandi barabikoraga mu buryo bweruye kubera icyo nakita ikandamiza cyangwa itsikamira Kristo. Ariko Uwiteka Imana arambwira ngo nimbwira abantu ngo musenge kandi mube maso mwe gucogora. Nuko rero igisubiza ahantu kiri nibwo ga Imana yambwiye ngo nongere mbwire abakristo, nongere mbwire n'abungeri. Tugiye guhera ku bakristo. Icyo Imana yavuze ni urwandiko rwa 2 rwanditswe na Petero. Ndasoma igice cya mbere ndageza ku murongo wa 5. Haravuze ngo ibyerekeye ingeso za Gikristo, ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose kwizera, mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya, kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kubaha Imana, kubaha Imana mukongereho gukunda bene data, gukunda bene data mukongereho urukundo. Kuko ibyo niba muri mwe bikagwira bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Kandi rero utagira ibyo aba ari impumyi ireba ibiri hasi, ibiri hafi gusa, akibagirwa yuko yejejweho ibyaha bye bya kera. Imana itugire neza cyane. Nibwo Imana yambwiraga ngo mbwira abantu ngo cyane cyane abakristo ngo ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose, de lansopi along the stance, kwizera mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya, kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kugira urukundo, kugira urukundo mukongereho gukunda bene data. Nshuti bene data, mwene data uri kunyumva, iyi miyaga Uwiteka yambwiye igiye kuzenguruka ku mpande enye z'isi. Uwiteka yambwiye ngo noneho nkubwire ngo Imana irashaka kugira kwizera. Warangiza kugira kwizera ukakongera gukunda bene data. Gukunda nabyo ntibirangira aho ngaho, ukagira kwirinda, ukagira kwihangana mu byo ucamo, mu ntambara ucamo, mu makuba ucamo, mu bikugoye, mu bikuruhije. Izi ni inkingi zigeze kuri 7 Imana yambwiye ngo nimbwire umukristo uri kunyumva. Uru rwandiko rwa 2 rwanditswe na Petero aratubwiye ngo noneho ibyo abyo ari byo bituma mugira umwete wose, de la selecotasi de glo, kwizera mukongereho ingeso nziza. Yesu arashaka kugira ingeso nziza aho ngaho utuye. Yesu arashaka kugira ingeso za Gikristo aho ngaho ugenda. Ufite izihe ngeso? Ufite izihe ngeso aho utuye? Ufite iyihe myitwarire? Kwiyo miyaga igiye guhuha, kwiyo miyaga igiye kwiyongera, kwiyo miyaga igiye guhagarara ahantu henshi hagiye hatandukanye, kwiyo miyaga igiye guhagarara mu nsengero zitandukanye, kwiyo miyaga igiye guhagarara ku bantu benshi bitewe izina ry'Imana. Wowe Yesu kari kukubaza ngo mbese ufite ingeso nziza? Ufite kwirinda? Ko ari umushumba, ko ari umupasiteri, ko ari umukristo, ko nawe uri kunyumva utanakijijwe, uracyafite urukundo? Yesu ni kari kukubaza. Uracyakunda bene data? Yesu ni kari kukubaza. Uracyafite imbuto za Kristo? Yesu ni kari kukubaza. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane.
nibwo Imana yambwiraga ngo mbwire n'abungeri, nimvuga abungeri ndaba ndi kubwira, nimvuga abungeri ndaba ndi kubwira abantu, abashumba cyangwa abantu bayoboye intama z'Imana. Imana yarambwiye ngo nzabasomere muri Ezekiyeli ibice byaho 34. Ndasoma ku murongo wa mbere ndageza ku wa 4. Aya ni amagambo agenewe abungeri, ikuryo Imana iri kubashakamo muri kino gihe cy'imiyaga 10 igiye gutera. Imana yarambwiye ngo abungeri ba Isiraheli bahanwa. Nuko ijambo ry'Uwiteka rinza riti, mwana w'umuntu, hanura ibyerekeye ku bungeri ba Isiraheli, uhanure ubwire abo bungeri uti, nimwumve uko umwami Uwiteka avuga ngo, abungeri ba Isiraheli bimenye ubwabo bazabona ishyano. Mbese abungeri ntibakwiriye kuragira intama? Ariko mwebwe murya ibinure, mukiyambika ubwoya, mubaga izibyibushye, ariko ntabwo muragira intama. Izacitse intege ntimwazisindagije, kandi ntabwo mwavuye izari zirwaye. N'izavunitse ntimwazunze, izatanijwe ntimwazigaruye, kandi ntimwashatse izazimiye, ahubwo mwazitegekesheje igitugu n'umwaga. Imana itubwiye neza cyane. Reka twongereho 5. Nuko ziratatana kuko ari nta mwungeri, ziba ibiryo by'inyamaswa zose zo mu gasozi, kuko zatatanyijwe. Imana idutabare cyane. Aya magambo ari muri Ezekiyeli ibice byaho 34 arareba abungeri. Umuntu wese uyoboye, umuntu wese Imana yashaye inshingano zo kwita ku ntama. Imana amwe ngo nimbabwire ngo mwongere mwite ku ntama, kuko intama ziri gutatana, intama ziri kubura abaziyobora abungeri. Ariko wowe wari waretse inshingano, wowe wari waretse kuba uri kumwe n'Imana cyangwa ubana n'Imana, ndagusaba kugira ngo ubutumwa ukimara kubwumva, ukimara kubwakira, ukimara kubutega amatwi, ubyumve neza witonze. Ku murongo waho wa 3 haravuga ngo, ariko mwebweho murya ibinure, mukiyambika ubwoya, mukabaga ibibyibushye, ariko ntabwo muragira intama. Ndashaka gukangurira umuntu uri kunyumva ngo, umuntu wese uri hatandukanye, mubwire ngo wowe uri kumvira ijwi, Uwiteka arashaka kugira ngo mwongere musubire ku rufatiro, muragira intama z'Imana. Kuko kuragira intama z'Imana bizatuma hari ibikomeye, hari ibiruhije Imana izakura ku buzima bwanyu, yarangize kabagirira neza. Nyemerera rero ufate akanya utekereze witonze, uvuga uti, mbese muri iyi minsi, muri iki gihe mfitanye umubano n'Imana gute? Muri iki gihe ndi kugendana n'Imana gute? Muri iki gihe ndi gukorana n'Imana gute? Unyemerere ubitwandikiye kuri commentaire hepfo, utugaragarize ese ubutumwa hari icyo buri kuguhinduraho. Uramenye ntutambuke, uko Satani ajya kunda kurwanya, akanarwanya n'ijambo ry'Imana, akanarwanya n'ubutumwa butambutse, kugira ngo abunefe tugira abantu benshi batashaka gutega amatwi. Ariko wowe wanyumvise utuje, utekanye, ukanyumva uri hatandukanye, ndagukangurira kugira ngo unyemerere ubyandike, ubitumenyeshe, ubyandike kuri commentaire. Niba hari icyo wumvise, niba hari icyo wakosora, niba hari icyo wumva wakora, kavuga uti, ngiye kongera kwirinda, ngiye kongera kugira ingeso nziza, ngiye kongera gusenga Imana. Uwiteka yarambwiye ngo nimbabwire ngo, nshuti bavandimwe, nimwongere musubire ku rufatiro musenge. Twongere dusenge, abungeri musenge, abakristo musenge, abavandimwe musenge, abari kunyumva musenge, kuko iminsi ari mibi. Ariko izina ry'Uwiteka Imana rikomeze ribe ku buzima bwanyu, Imana ikomeze guhagarareho. Birashoboka cyane ko uri no kunyumva, wenda urushye, wenda uremerewe, wenda ugwe mu mutima, wenda wumva wihebye, wenda wumva umutima wawe ufite
umworo uvuga uti mbese nanjye nakora iki kugira ngo iyo miyaga igiye gutera nzabashe kurindwa. Igisubizo cyo kurindwa ni ku ijambo ry'Imana ryatubwiye mu rwandiko rwa 2 Petero yanditse igice cya mbere ku murongo wa 5, habitubwiye ngo ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose, kwizera mukongereho, kwirinda mukongereho, kumenya mukongere gukunda bene data. Harimo igisubizo, kandi nawe wumva ku mutima wawe wari urasubiye inyuma, mutima wawe utari uri mu gihe cyiza cyo kubana n'Imana, ugarukira aho ngaho. Imana ibaho umugisha, Imana ibagire neza. Nibyo mushumba ntarimo ndavuga, kandi menyesha abantu iyi miyaga, menyeshe n'amagambo y'Imana y'icyo Imana ishaka ku bantu. Sinzi niba hari icyo wenda wakongera kubariza abadukurikiye kugira ngo mbe nafata akanya ko gusenga, sengera abantu bashobora kuba batsinzwe cyangwa bakeneye kugira ngo Imana yongere ibagarukeho, ibarinde iyo miyaga 10 igiye gutera ku mpande enye z'isi. Merci. Yego. Aha, hanyuma wa kane wavugaga wawubona gute? Umuyaga wa kane wari umeze ute? Umuyaga wa 4, reka ndebe umuyaga wa 4. Umuyaga wa 4 uravuga ngo gukuraho Bibiliya y'inyandiko yari isanzwe izwi, hakinjira Bibiliya ivuguruye. Ivuguruye? Yego. Ubwo Bibiliya izayivuguruye izayimeze ite? Ni Bibiliya izabijyanye n'igihe. Kujyana n'igihe ubwo no kuvuga gute? Ni ikigaragaza ko abahanga cyangwa abashakashatsi bo bararebye abona ko harimo amagambo amwe n'amwe muri Bibiliya atajyanye n'igihe. Ese ubwo abo ni abahanga cyangwa n'abarwanya Imana? Ni abarwanya Uwiteka. Ni abarwanya Uwiteka, kuko nta muhanga ukuvuga ngo iby'Imana yavuze ngo ntibijyane n'igihe. Uyu muyaga we nyine ugiye gukomeza, kuko abahanga bo barabirebye baravuga ngo hagomba kubaho indi Bibiliya ivuguruye. Kandi uwo ni umuyaga nyine ugiye gutera isi, kandi umuyaga mwinshi urasenya, ntabwo wubaka. Yego. Umuyaga wa 5 wo ni ukubateza kwihimbaza aho guhimbaza Imana. Ubwo ni umwuka w'ubwibone. Ni umwuka w'ubwibone ugiye kwiyongera ku isi dutuyeho. Kandi Uwiteka Imana abimbwira nibwambwiye ngo ntangaza igisubizo cyaho kiri. Nabitangaje ko mbabwira ngo ibi aba ari byo bituma mugira umwete wose, kwizera mukongere ingeso nziza. Ya magambo meza Petero yanditse ari mu rwandiko rwa 2 Petero igice cya mbere ku murongo waho wa 5, igice cya mbere ku murongo wa 5. Mbabwira ko ibyo ari by'Imana ishaka ku bantu bayo, bayisenga kandi bakagira ubwenge bwinshi no kuba imbere y'Imana cyane. Yego. Yego. Hanyuma umuyaga wa 6? Umuyaga wa 6 nuko ngo ubwenge bw'Isa agiye gukomeza akazi ke yahawe n'izindi ngamba zikomeye. Nimvuga bwenge bw'isi, ndavuga kongera gukunda iby'isi cyangwa gukunda ibitagira umumaro, kubirutisha iby'Imana. Ariko Uwiteka yasambwira ko ashaka ko abantu bambara imbaraga z'Imana zidahindurwa n'iminsi cyangwa n'ibihe. Izo mbaraga nta handi tuzikura, ni imbaraga z'umwuka wera. Yego. Ni imbaraga ziguha gutsinda. Ni imbaraga ziduha gutsinda cyane. Kandi tukagira umutima wari muri Kristo Yesu. Yego. Ubwo nubwo yabanje kwambara akamero ke k'Imana, haleluya, ntiyatekereje ko ari byo kugundirwa. Niko yivugiye n'ukuri. Bibiliya ikavuga ngo yisiga ubusa. Yego. Yambara akamero ke k'umugaragu ndetse w'imbata cyane. Yego. Umuyaga wa 7 ukavuga nuko umuyaga wa 7 ni umwaka wo guteza ibyaha by'urudaca cyangwa ibyaha bikiyongera mu buryo bukomeye. Hagiye kwaduka ibindi byaha bikomeye bigiye kwaduka, ariko Imana imbwira ko abantu bakwiye kwambara umwambaro w'intwaro zo kujya mu ntambara cyane. Iyi ntwaro Imana yashaka ko abantu bambara ni intwaro yitwa gukiranuka no kwizera no gusenga.
iyi ntwaro gukiranuka kwizera no gusenga kuko satani icyo abashaka ku bantu ni ukugira ngo satani amaremo abantu gukiranuka no kwizera no gusenga. Rero iyo uwo muyaga uje kandi ukaba uje guhuhira mu mpande enye z'isi, abantu bakamarwamo ibihe byo gusenga, abantu bakamarwamo ibihe byo kwizera, abantu bakamarwamo ibihe byo gukiranuka, ni ikimenyetso kigaragaza yuko abantu icyo gihe baba babaye ibyigenge, baba baretse Imana, baba baretse umwami bakorera, baba baretse Imana bizeye. Niyo mpamvu nkangurira abantu rero bari kunyumva ko bakwiye kwambara umwambaro cyangwa intwaro nziza yo kujya mu ntambara yitwa gukiranuka no kwizera no gusenga. Sinzi niba nawe usigaye ubibona abantu tugeze mu gihe abantu basigaye bitiranya kuvuza induru no gusenga, abantu bakavuza induru ariko batari mu byo gusenga. Kandi nshuti yanjye uri kunyumva, ndakwifuriza kujya ufata umwanya ukiherera ugasenga, ugasenga Imana, ukegera Imana, ugahendahenda Imana, kuko gusenga bikingura ijuru. Haleluya. Gusenga bimara umubabaro, gusenga bikuraho imigambi ya satani, gusenga byubika imigambi y'inshakura, gusenga bikuraho inama za gishitani zishaka ubugingo bw'abera. Imana ishimwe cyane. Amen. Yego. Amen. Umuyaga wa munani wa munani twatuvuze. Wa munani no ugusengera urubyiruko cyane kuko hagiye kubaho kureka Imana ku rubyiruko. Kureka Imana ku rubyiruko. Umunani no kureka Imana ku rubyiruko. Mbega dusenge urubyiruko aho bari kunyumva, yemwe rubyiruko musenge Imana kandi mwige kubana n'Imana kuko urubyiruko satani aruhagurukiye kandi arashaka kubamaramo ibyizerwa. Ariko iyi Imana ishoboye byose cyangwa Imana izi cyane kurusha twebwe uko twabimenya, iyo uyegereye ntabwo ikureka, iyo ihanze amaso ntabwo ikwibagirwa. Rubyiruko bajene muri kunyumva, Imana irashaka ko mufata ibihe byo kwegera Imana, Imana irashaka ko mwongera mukayigarukira, Imana irashaka ko mugira igihe cyo gukorera Imana ubudacogora. Nayo izabagira neza, nayo ntabwo izabibagirwa, nayo ntabwo izigera ibahana, nayo yiteguye kubatega amatwi kuko Imana irashaka kubahagurutsa namwe nk'urubyiruko mugakorera Imana, mukavugira Imana, mukamaza ubutumwa bwiza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yego. 9 nuko abantu bagiye guterwa no kwiheba kandi uku kwiheba kuri mu bantu uyu muyaga ugiye guterwa nuko abantu bagiye kubura imibereho mu buryo bw'iterambere y'ibyo bashaka, bakagenda baburaho uburenganzira ku byo bakeneye. Ariko nusenga Imana izagenda iguhagararaho kandi abarirana babwira ngo munahumure kuko Imana yo ibyo ngibyo tuba tubona bikomeye, ibyo tuba tubona bituruhije, Imana ifite ubushobozi bwo kubireba igitsure. Ariko nshuti yanjye mwene data uri kunyumva, uyu muyaga wo kwiheba, uyu muyaga wo kwiganyira, uyu muyaga ugiye gutera isi abantu bakiheba cyane, ntabwo mbizi mu gihugu cyanyu uko bimeze cyangwa uko bimeze, ariko njye amaso yanjye agenda abibona. Hari abantu benshi bihebye, hari abantu benshi bike biganyiriye, ariko nyamara umucunguzi Yesu aracyahari, aracyadutegeye amaboko, aracyateza ibiganza kugira ngo aturuhure. Imana ishimwe cyane, Imana himbazwe cyane. Yego. 10 nukongera kuniha, tukanihira Imana, tukabana n'Imana, tugahamya Imana uko shitani yagiye abiba imbuto yo kureka guhamya iby'Imana. Uyu muyaga wa 10 ni umuyaga wo gukuramo abantu guhamya Imana, wo gukuramo abantu kuvuga Imana, wo gukuramo abantu gukorera Imana, wo gukuramo abantu ibyiringirwa. Ariko nshuti yanjye mwene data, ndakwingingira kutigera ureka Imana, kutigera uhagarika guhamya Imana mu buzima bwawe bwose waba uhagazemo. Imana ishimwe cyane, Imana himbazwe cyane, izina ry'Uwiteka Imana nirihimbazwe cyane. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Yego. Yesu aguhe umugisha. Wadushyira imbere y'Imana ukanaduha na nimero
yawe ya telefone ku buryo abifuza kugira icyo bagusobanuza ku bijyanye n'ubuhanuzi ku buryo bakubona mu buryo buboroheye. Karibu. Imana ishimwe cyane. Nyemerera dusenga n'Imana nshuti yanjye, dusenge kugira ngo Imana izaduhagarareho kuri imiyaga iri kugenda igiye gutera ku mpande enye z'isi. Ushobora kugize ikivuzo cyiza ko ushaka kugira ngo dusengane. Nyemerera aka kanya dufate umwanya dusengane. Nitumara gusenga wizere ko Imana igiye kugushyira mu burinzi bwayo, igiye kugarukaho. Nyemerera dusengane Imana. Data wa twese uri mu ijuru, sengeye abadukurikiye, sengeye abatuye isi. Ubutumwa wampaye ndabutambukije wa mwami w'abami we. Iyi miyaga igiye gutera iyi si, unyemerere buri muntu wese umaze kubyumva. Unyemerere Mana abakristo abungere abantu bose banyumvise bagakurikira ubutumwa, ubaha umugisha kandi numara kubaha umugisha ubarinde. Birashoboka ko izi ntwaro Satani ari kugenda agaba mu bantu, iyi miyaga Satani ari kugenda agaba mu bantu, turayihagaritse mu twari dogana ubuteka Imana. Turasenze cyane kugira ngo ineza y'Imana ibe kuyu muntu dukurikiye, ikiganza cy'Imana kibe kuyu muntu dukurikiye, kandi umuntu wese umuhe kwitekerezaho, kandi umuntu wese umuhe kuba amaso, kandi umuntu wese umuhe kudacogwa. Dere ase difo arima sikutaze elo. Ikiganza cy'Uwiteka Imana kigote kuyu mama, kigote kuyu musore, kigote kuyu mwana mutoya. Uwiteka we unyemerere uyu muntu wese umurikiye abashe kumva no kumvira. Tubise tubyize mu izina ry'Yesu Nazareti, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Muri kumwe na Prophet Rukundo. Nimero za telefone zanjye ni 0788 60 87 880. WhatsApp yanjye 0788 60 87 880. Imana ibahe umugisha kumva ubutumwa bw'imiyaga 10. We ubyumvise gifata umwanya usenge kugira ngo Imana igushyire uburinzi, kuko yiteguye kukubana nawe. Kuko Imana mbwiye ngo abazasenga izabashyiraho uburinzi, iyo miyaga ntizabageraho, muzajya mubireba ariko mwe ntibibagereho. Ni Uwiteka Imana avuganye nanjye ngo nibabwire. Shalom, God bless you. Tuzasubira, Imana ibagire neza. Bye bye, bye bye, bye bye.